babizi reka tuyi breaking n'ubundi muyimenye. Izi ni breaking news, iyi ni breaking news guturuka kuri aba batatu uwo bita DJ Caspi, Eric Semungu na General Benda. Muti rero inkuru imeze General Benda n'uwo bita Eric Semungu ubu tuvugana batangiye urukundo, bari mu rukundo, aho rero bigenda bivugwa cyane n'aba influencer cyangwa se aba social media influencer, no mu mafoto nk'uko bigenda bigaragara. Ngenda mbaha video murebe ukuntu zimeze, ubundi namwe mumbwire icyo mubitekerezaho. Gusa iyi ni breaking news guturuka kuri EDR TV, ni uko twungutse kapo nshyashya mu mujyi, aho rero yari koroje. Namwe mugende mundebera tuno tu video ubundi tubone dukomeze n'ikiganiro cyacu muri rusange. Kaze inshuti bakunze mukunda kubana nanjye mu biganiro bya EDR TV, ni everyday's live cyangwa se day to day live. Nanone nk'ibisanzwe mu biganiro tugenda tubagezaho ni episode by episode, aho dusanzwe rero tuganira kuri entertainment cyangwa se showbiz muri rusange na politics. So uyu munsi mbafitiye inkuru zigiye zitandukanye, ariko cyane nshaka kwibanda ku nkuru iri kuvugwaho cyane muri iyi minsi, aho biri kuvugwa ko umubyinnyi cyangwa se entertainer bakunda kwita General Benda hamwe na Semungu na DJ Caspi, aho bagiye bakorana bahostinga ibitaramo bigiye bitandukanye. Aho rero kuri ubu biri kuvugwa ko hagati yabo bantu batatu nyine iyo triple harimo akantu. So ndashaka gutangira mbahikaze kwanza muri rusange ku bantu bose batangiye kudukurikirana, turabashimira cyane, tubashishikariza n'abandi bose batatangira kudukurikirana kujya bakora subscribe, ubundi buri kiganiro uko gisohoka bakagenda bakibona. So muri rusange ndatangirana n'abafatanyabikorwa bacu, ni Nengo Eden Park Hotel, ariho ubu turi nyine. Ku muntu utahazi cyangwa se ku muntu wifuza gusohoka, murabizi ko turi mu mpera z'umwaka, abantu benshi barasohoka. Nta handi rero ni Gisenyi neza neza, ugikata umuhanda ujya Brasserie, gusa ni hafi neza nyine ni Gisenyi mu mujyi, ntago ugera kure cyane, ni nko mu ntambwe 100 ugikata nyine umuhanda ugana Brasserie, urenga Tamtamu ukarenga Saga Bay, wagera neza neza aharinganiye na Lakeside, akaba ari bwo ugeze aho hantu neza neza. Ndashaka rero dutangire nshimira abasubscribers. Kuri ubu tugejeje abasubscribers 4,000. ni umurimo utoroshye, ntago biba byoroshye kugera kuri abo subscribers. Rero ndabashimira cyane ku bantu badahwema kutwereka ko buri kiganiro bagenda bagikurikira. So ndashaka gutangira n'aka video ubundi nkagira ikintu nkagira neza uko dutangira neza iki kiganiro mwabashije gusobanukirwa. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 uyu munsi abana nibwo bagiye ku ishuri. Uyu munsi nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko bagomba gutangirira gukora ikizamini cya perime bakoresheje imodoka za automatique. Nanjye uyu munsi ndababwiye hagati y'ukwezi kwa 2 n'ukwezi kwa 3 uwitwa Nyambona Titi bafite ikintu cyitwa ubukwe. Uwitwa Benda yagiye ukwe, abo bari kumwe na Semungu barimo barikaraga muri iyi mihanda. Niwe bari kumwe. None se string ya Semungu ni Benda? Ni Benda uyizamura akuze ukuri umusazi. Iyo umuntu avuze ukuri mwata ku muntu sha reka mbibasubiriremo. Niba ibintu bivugwa kuri Sabe aribyo yararozwe. So ndakeka twafatira kuri ako ngako. Uyu ni umunyamakuru wa Isibo TV hamwe n'ama YouTube agiye atandukanye, aho akunda gukorera ibiganiro. So nafashe kano ka video gato kugira ngo mukotinge according n'abantu bakurikira social media, murabizi ko icyo kintu koko gihari. Bimwe rero nanjye mu tu video nagiye nkurura ngerageza kwegeranya amakuru kuri icyo kintu. Hari utu video tumwe na tumwe nagiye nkurura abantu batitayeho ariko dufite agaciro. Murabizi wenda duhereye
ku mu social influencer cyangwa se mu entertainer bakunze kwita General Benda. Mbere murabizi ko yitwaga Papa Cyangwe. Ibya Papa Cyangwe rero bivuyeho nibwo yaje kwita General as General, akaba ari we bita General Benda. Hanyuma rero muri iyo nkubiri nyine yo kubaka izina no kubikora neza, yagiye avugwa mu bintu bigiye bitandukanye, ariko ikintu cy'ubutinganyi akagihungira hafi. So rero kuri ubu ngubu twagiye twegeranya utuvideo ari ndagenda nshishamo hasi, mukagenda mubona nyine aho byerekeza se cyangwa aho bigana. Byatangiye atangira gukora uduchallenge yambaye ibitenge, utundi akambara utubla tw'abakobwa. Abantu bakavuga se birashoboka ko nawe yaba yatanye, abantu bakabivuga ariko nawe akabihakana. Ubundi bikomeza bivuga ko akundana kuri ubu nyine nibwo byatangiye kuvuga ko ngo akundana na Shakira ke urababyinana. Biravugwa cyane. Ubundi havugwa ko ngo baje gushwana bitewe nuko ngo yaje ngo gusubirana n'umugore wa mbere. Murabizi ko nyine General Benda afite umwana. Hanyuma yaho rero nibwo haje kubaho ko nyine haba iyo saga. Ubwo Semuhungu nyine yagarukaga mu Rwanda, yitabaje General Benda nk'umubyinnyi, yitabaza na DJ Caspi the DJ kugira ngo bakorane muri urwo rwego rwo guhostinga amashow. Murabizi ko rero aba LGBTQ cyangwa se abantu bagendera muri iyo miryango nyine bajya bagira ubuterankunga se cyangwa abantu batera inkunga bakabona amafaranga. So akaba ariyo nyine uwo bita Eric Semungu ari kwifashisha muri iyi Kigali, agenda agerageza kwiyegereza abantu se cyangwa gushaka kongera kuba-attractinga. Murabizi saga yamubayeho nyine aho bamudeployinze kuva mu Bwongereza akagaruka mu Rwanda, aho rero yabanje gusaba no kuba bamusubiza South Africa kuko ariho yahagurutse ava ajya muri United Kingdom. Birangira rero bamugaruye. Agarutse rero ubu ngubu nibwo yaratangiye kuzura umutwe, aza kuzurira rero kuri abo babiri mbanje kubabwira, aribo bita DJ Caspi cyangwa se Caspi the DJ hamwe na General Benda. Mu mafoto resi cyangwa amashusho yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, hari aho bigaragara General Benda aha peke uwo bita Eric Semuhungu. Aricyo kintu cyane nashatse gukotinga. Murabizi ko muri iyi minsi mu mavideo yose turi kubona ari kumwe na Semuhungu, ntahagaragara Shakira ke, nta n'uduchallenge duheruka twa TikTok cyangwa twa Instagram. Nta hantu henshi turi kubabona nabagendana. So sinzi rero niba koko ibyaba bivugwa koko ko Eric Semuhungu yaba atwaye umugabo Shakira ke, byaba koko ari byo, dore ko kuri ubu ngubu muri iyi minsi ntago umusore cyangwa se abagabo bakibabazwa nuko undi mugabo yamutwaye umusheri, ahubwo kuri ubu ngubu usigaye ubona bibaho ko umukobwa gutwara umusheri wawe cyangwa se umugabo agatwara undi mugabo, akamutwara umusheri we w'umukobwa, umujama nyine akaba azi ngo ni inshuti, kumbe hari ukundi kuntu bimeze. Aho rero bigenda bigaragara mu mavideo agiye atandukanye. Ku bigenda bigaragara rero bimwe muri ibyo ngibyo nibyo twagiye tubakusanyiriza nka EDR TV kugira ngo mugende namwe mwihera amaso. Aha ngaha rero ni hamwe mu gitaramo yari yitabiriye bari kumwe, aho nyine aribo bari bagiteguye, ariko kikaba nyiri kugitegura nyine ari uwo bita Eric Semuhungu. Aha ngaha rero yari ari guhoberana n'uwo bita General Benda, aho rero ubona ko bagiranye ubwuzu bumeze ukuntu, aho nyine yari ari kumuha amusuhuza nyine amukubita agapeke ko kwitama. Ni ibintu rero biba bidasanzwe kubona umuntu w'umuhungu n'undi muhungu bakora ibyo bintu nyine, ukibaza ati se nawe byaba birangiye agiye. Aho rero ku bantu benshi bagiye bamukurikira kuri TikTok bamuzi akora uduchallenge tumwe atambuka yambaye inkweto z'abakobwa, yambaye n'utwenda nyine tw'utumini,
General Benda rero biragenda bivugwa ko bishobora kuba nyine byararangiye ko Semuhungu yamaze kumwambura uwo bita Shakira K cyangwa se umukobwa babyinaga bivugwa ko banakundana, dore ko mu minsi yashize haje kubaho gushwana nawe ko General Benda yari afite umugore rero se cyangwa se umusheri we wa mbere babyaranye mwana ariwe mwana mukunda kubona nyine mu mavideo ya General Benda. Nyuma rero murabizi ko hari akavideo kigeze kugaragara avuga ngo cyanyoko kiracyarimo cyangwa se ari gutebya avuga ko umugore we wa mbere wo babyaranye nyine uyu mwana mujya mubona baba bari kumwe, avuga ko nyine ngo akirimo, kandi muri icyo gihe yabivugaga ni igihe cyo yari ari mu rukundo nyine na Shakira K. Akaba ariho rero umubano watangiye kuzamo agatotsi. Nyuma y'uko rero ujemo agatotsi nibwo final nyine nyuma y'iyo saga nibwo haje kubaho ko finally havuyemo resulta zo kubona ari kugendana na Semuhungu cyane, bakaba bari gukorana imishinga myinshi igiye itandukanye. Ubwo rero twabitega amaso tukareba iyo bigana, gusa video nk'uko bigenda zibitwereka ni ibintu bitari sawa cyane ko kuri ubu ngubu nyine byaba bibaye official ko abakobwa se cyangwa abahungu bazajya batwarwa abasheri na bagenzi babo nyine bahuje ibitsina. Ugasanga rero ni ibintu bigenda bikura muri entertainment. Sinzi niba nabyo twabyitwa gutwika nk'ibyanuza nk'ibya Sabe cyangwa se Yago, ariko ibi byo ntago ari ugutwika, ahubwo bari abantu nyine baba LGBTQ baba ari seriye. No kubitega amaso rero murabizi nayo makuru nyine twe tubafitiye uko agenda asohoka, tuzajya tugenda tubaha episode, tubaha update news. So nabifuriza gukora subscribe kuri channel yacu ni EDR TV, wayisearchinga kuri Instagram turiho, kuri YouTube no kuri TikTok, kugira ngo tugende turushaho kubaha update news kandi zizewe. Stay tuned, tukomeze tubane mu kiganiro cya EDR TV show, ni Everyday's Life cyangwa se Day to Day Life.